bakristo mwumviye imburi bigishoboka. Imana igaragaza ko hari ingorane zigiye kuza cyangwa amakuba kugira ngo abakristo dusengere igihugu. Biravuga ngo dumusenge musabira amahoro igihugu kubera ko niyo muzaturamo. Imana itugirire neza, musabira amahoro igihugu kuko niyo muzaturamo. Imana irambwira ngo mwongere ibihe byo gusenga, bantu impanuka ziriyongereye, impanuka ni nyinshi, mwongere ibihe byo gusenga kandi nongere mbabwire ngo musengere. Imana ivugana n'abantu irababwira ngo mwongere ibihe byo gusenga, mwongere ibihe byo gusenga cyane, musengere uku kwezi kwa karindwi. Imana itugirire neza. Banyarwanda musengere ukwezi kwa karindwi, Barundi musengere ukwezi kwa karindwi. Aya masengesho mugiye gusenga muri uku kwezi kwa gatandatu, musengere ukwezi kwa karindwi cyane kurusha yandi mezi. Imana itugirire neza. Banyarwandakazi mukunda u Rwanda, musengere igihugu cy'u Rwanda, musengere ukwezi kwa karindwi. Data adukurireho ibyari imiyaga, ibyari imvura, bya bindi byose wowe wumvishe n'amatwi, ariko data arambwira ngo wongere ibihe byo gusenga kandi Imana izabikuraho. Abanyarwanda bo mujya muvuga ngo ibuye ryagaragaye ntago riba rikisha isuka. Imana itugirire neza. Reka ngusuhuze mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, mvuge ngo amahoro y'Imana nakomeze kuba muri wowe aho uherereye hose mu bice byose bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Ndizera yuko umeze neza, natwe turi amahoro, turimo turashima Imana. Ahangaha ni kuri Zaburi Nkunda ndetse no ku Ishimwe ry'Imana TV. Ndizera yuko wakanze subscribe. Niba utari wayikanda, ndagushishikariza kuba wadukandira aho ngaho kuri subscribe, ndetse ugakora like, ndetse ugakora na comment na share. Ibyo ngibyo byarushaho kudushimisha, waba udufashije ivugabutumwa. Imana iguha umugisha bwo kumvira umwuka w'Imana ukadufasha ivugabutumwa. Nkuko rero bisanzwe buri munsi ahangaha twarabwiye ngo umunsi ku munsi tuzatubazanira abatumirwa, ariko kandi nubwo twazanye abatumirwa, uyu nguyu we n'umusangwa, murabizi neza ahangaha asanzwe atambutse ijambo ry'Imana, ubutumwa bigiye butandukanye Imana imuha ajya azana ahangaha, ngira ngo muramuzi. Rero ntabwo twatinda wenda tujya muri byinshi, ahubwo nuko wenda nawe twamwakira tukamuha ikaze kugira ngo nawe mwumve neza niba arimo guhumeka, kuko muri muramureba ariko ntabwo muri mwumva ijwi rye. Mumeze mute mubyeyi? Yesu nashimwe cyane, ndaho ndashima Imana. Ndashima ko ndamahoro, namwe nkaba nsanze muri amahoro. Imana nihabwa icyubahiro cyane, turakiza. Uravuze ngo Imana tuyihe icyubahiro. Muririmbye yararirimbye aravuga ngo nimuyongere n'ikindi. Wamfashije nawe ukayimyongerera ikindi ra? Nukuri ni icy'iteka ryose. Bo rero turashimira aba diaspora bari mu bihugu bigiye bitandukanye, bajya bandika muri comment ibiganiro dukunze gutambutsa, bakatubwira ati uyu muvugabutumwa uzongera umutuzanire. Nari ndagira nkubwire ngo mu bantu hari abantu benshi bajya batubwira ngo tuzaze tukugarura ahangaha, bagukunze. Barakoze cyane, nanjye ndabakunda. Okay. Bo reka tuguhe umwanya ube wakwibwira abantu badukurikiye, kuko birashoboka ko hari umuntu mushyashya ufunguye kino kiganiro cyangwa se ukubonye bwa mbere. Wenda abandi basanzwe bakuza, ariko birashoboka ko hari uwaje aribwo bwa mbere. Byibura amenye amazina yawe, byibura anakumenye se kuko uyu ni muntu ki, sibyo? Tuguhaye umwanya, ubwo ikindi uko Mwuka Wera ari bukuyobore uragukora nta kibazo. Yego, murakoze cyane. Uyu muri kubona kuri izi kamera nitwa Generali Esther Mama w'amahanga, n'amazina nahawe na data wa twese, n'amazina nkoresha muri uyu murimo. Nyobora groupe yitwa Abasirikare ba Kristo. Ni groupe ifite intego ivuga ngo bohoka Afrika.
mu kubohoka kwa Afurika rero harimo njyewe nawe n'abanyafurika muri rusange. Iyo wabohotse nanjye nkabohoka, Afurika irabohoka. Rero nshuti z'umusaraba, andi mazina y'ababyeyi nitwa Ndatimana Francine. Ni amazina nayo nkunda cyane, ni amazina numva ko nyuzwe no kwitwa Ndatimana, kuko numva ko byari mu mugambi w'Imana kwitwa Ndatimana, kubera ko nshingiye ko muri uyu mwanya ndimo w'ivugabutumwa numva nkwiriye kuvuga Imana nkayirata, ndetse kugeza ku mpera z'ubuzima bwanjye bwose. Naryo ryo zina ndarikunda, nubwo Imana yambwiye gukoresha ariya nababwiye mbere, Generali Esther mama w'amahanga. Rero ndashima Imana ko ikindinzi ikazigama n'abakunzi baza buri nkunda, igazigama abakunzi b'Ishimwe ry'Imana TV. Mwese Imana ibampera umugisha. Rero reka tudatinze dusenga Imana. Wenda icyo nakongeraho, ndi umukristo, nkunda Imana n'abantu bayo. Ntago ndobanura amadini, nubwo mfite idini rya adresse, ariko iyo ngeze mu ivugabutumwa, kugira ngo utaza kugira ikibazo bimwe abanyamadini mugira. Hari abantu bubatse ku madini cyane, ntago mvuga idini sengeramo, kubera ko benshi muza mwumva mwabyize ikibazo. Ariko ndashima Yesu ko azaza gutwara itorero. Nkunda kuvuga ngo ndi umunyafurika, kandi ndi proud yo kuba umunyafurika byuzuye. Nanifuriza abantu bose ngo mukunde Afurika yanyu, munayisengera kugira ngo ive mu macakubiri, ive mu moko, ive muri ubu bucakara bwose twashyizwemo n'abakoloni. Reka dusenge, hanyuma dutambutse message Imana yampaye uyu munsi. Ndagushimiye Data mwiza, ngushimiye ko kugira neza kwawe, ngushimiye kuri Imana dukunda urukundo ruhebuje. Ngushimiye ko Data wazigamye abamama, ukazigama abapapa, ukazigama abasore n'abakobwa. Uwiteka wazigamye abana batoya. Turagushimiye, watuzigamiye igihugu Data, ukirinda gucikamo igikuba. Turagushimiye, ndagushimiye ko warinze igihugu Burundi kugeza kuri iyi saha nta mvururu zihari. Nabwo turagushimiye, turagushimiye kuko ukomeje kurinda Afurika, kandi Data ukayivugaho byiza kandi byinshi uri kubishyira mu bikorwa. Nibyo utarakora turizeye kuzabikora. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nyemerera Data uyu mwanya ngushimire ko wongeye kwemera ko ngaruka imbere y'izi kamera. Wera wa Isiraheli, nyemerera Data uyu mwanya njyewe nimbura uboneke mu izina rya Yesu. Mwuka wera naganze, nategeke, nayobore mu izina rya Yesu. Dufashe miri bitavuga Imana, turabohoza iki kirere mu izina rya Yesu. Byatuma ijambo ryawe Data ritagera aho wateganije. Ibyo byose Mwami Imana tubifashe miri, turabisenye mu izina rya Yesu. Muriro w'ijuru utwika imbaraga zose z'imyuka mibi mu izina rya Yesu. Kaze Papa, kaze Mwuka wera, kaze nuganze. Nyemerera Data nkubere mikoro, urangura urugere mu mpande enye zose z'isi, nubabwira ibyo wagambiriye. Kandi Data ubu butumwa nyemerere Data iyi mitima igiye kubwakira, igira aho iva n'aho igera mu izina rya Yesu. Baguke mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Oh haleluya, ndagushimiye Uwiteka, ngaho nuganze kandi utegeke mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nshuti z'umusaraba bakundwa,
kandi nongeye kubasuhuza nsuhuje groupe abasirikare ba Kristo mwese ndabarayambiriye mwese abari mu Rwanda bari hanze y'ibihugu iki gihugu cyacu abarundi inshuti zanjye mwese ndabasuhuje aho muherereye mwaba muri mu gihugu imbere mwaba muri mu bihugu bindi mu yindi migabane mwese ndabayambiriye kandi ndabakunda mbafite ku mutima reka ngushimire wowe wamaze gukora subscribe ushyigikira abana b'Imana kuri zicano za buri nkunda na ishimwe ry'Imana TV kandi reka musabire umugisha wowe ugiye gukora subscribe uyu mwanya ugakanda no kuri iyo nzogera ugakora like ndetse ugatanga ibitekerezo kuri ibi biganiro tugenda dukora n'ukuri ibitekerezo byanyu ndabikunda reka mbabwire bibe byiza ndabikunda kurushaho nibibi kandi babandi mujya mutanga ibitekerezo munatukana reka mbabwire ngo namwe ndabakunda kuko ntegetswe gukunda n'abanzi banje niyo mpamvu ndabakunda cyane kandi mbasengera kugira ngo Uwiteka abahe izindi imbaraga zo guhinduka imbaraga za kamere yo mwuka wa kamere ubatuyemo wo gutukana no kuvuga ibintu biri negativity gusa byose bibavemo uwera wa Isiraheli abambike izindi imbaraga z'ubutsinzi z'abana b'Imana zo kuvuga ibizima zo gushima Imana zo kureba ibyiza mukabyishimira aho kugira ngo muce intege abantu muririmbyi araririmba aravuga ngo umuntu uzazana ibicantege uwo ni uzagwa Imana itugirire neza ariko Imana ikubabarire uyu mwanya ngusabiye imbabazi data kubabarire mu izina rya Yesu message mfite irareba buri mu Kristo wese uburi mu gihugu cy'u Rwanda uburi mu gihugu cy'u Burundi uburi muri Kongo cyangwa Uganda muri Kenya muri Afrika hose ndetse n'indi migabane ubasha kumva uru rurimi buri wese ibi bintu bishire ku mutima kubera ko ni ingenzi ku mukristo kandi biraza kugufasha nubyitaho Imana ikugirire neza unyemerere uze gusangiza ubu butumwa abantu benshi Imana iravugana namwe ngije guhemba no guhana data wo mu ijuru abagirire neza ije guhemba no guhana Imana ije guhemba no guhana nimba warakoze neza ije kuguhemba ibyiza ariko kandi n'ingororano z'ibibi zirahari z'abakoze nabi Imana itugirire neza Imana ivugana n'abantu irababwira ngo mwongere ibihe byo gusenga cyane musengera uku kwezi kwa karindwi Imana itugirire neza Banyarwanda musengera ukwezi kwa karindwi Barundi musengera ukwezi kwa karindwi aya masengesho mugiye gusenga muri uku kwezi kwa gatandatu musengera ukwezi kwa karindwi cyane kurusha yandi mezi Imana itugirire neza Banyarwandakazi mukunda u Rwanda musengera igihugu cy'u Rwanda musengera ukwezi kwa karindwi data adukurireho ibyari imiyaga ibyari imvura bya bindi byose wowe wumvishe n'amatwi ariko data arambwira ngo wongere ibihe byo gusenga kandi Imana izabikuraho Abanyarwanda bo mujya muvuga ngo ibuye ryagaragaye ntago riba rikisha isuka Imana itugirire neza Imana igaragaza ko hari ingorane zigiye kuza cyangwa amakuba kugira ngo abakristo dusengere igihugu biravuga ngo dumusenge musabire amahoro igihugu kubera ko niyo muzaturamo Imana itugirire neza musabire amahoro igihugu kuko niyo muzaturamo Imana irambwira ngo mwongere ibihe byo gusenga bantu impanuka ziriyongereye impanuka ni nyinshi mwongere ibihe byo gusenga kandi nongere mbabwire ngo musengere
imiryango yanyu. Umuntu wese mu muryango ugiye guhaguruka jya ufata umwanya wo kumusengera, ndetse nanagenda nawe reka mvuge ngo buri wese uhagurutse ajya afata umwanya wo gusenga cyane, weza ubugingo bwawe, impanuka ziriyongereye. Imana itugirire neza. Imana iravugana namwe ikavuga ngo amazi si yayandi, amazi ntago ari yayandi. Bantu mwarabonye insengero zifungwa, bandi murababaye, abandi muri kutaka, noneho hiyongereyemo n'ibindi ngo bari gusenya. Imana itugirire neza. Ariko nababwiye ngo amazi si yayandi mu Kristo, amazi si yayandi. Ongera ibihe byo gusenga, kandi mu misengere yawe usaba ubwenge. Bahanuzi musaba ubwenge, bashumba musaba ubwenge, babishopu musaba ubwenge, baririmbyi musaba ubwenge. Mana iri kumbwira ngo musaba ubwenge, musaba ubwenge, kandi irambwira ngo iki nicyo gihe abakristo mugiye guhabya Imana, nibwo nicyo gihe mugiye kugaragaza koko ko mwakoreye Imana, kuwo mwakurikiye ari Yesu, mutagiye kumwihakana. Igihe kiraje umukristo ukura akagaragara, kiraje ngo uhamye koko kuri umukristo cyangwa utariwe. Benshi mwamaze kwikura mu bukristo kuko ntimuheruka no mu rusengero. Reka nkubwire, insengero ngo zirafunze, waparitse gusenga. Nta bihe byo gusenga ukigira, wabaye wifatanyije n'abanyamahanga. Ariko Imana ikugirire neza. Imana irambwira ngo amazi si yayandi, mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, mu mwambaza akiri bugufi, kuko igihe kirageze ugahamagara ukabura n'uwakwitaba. Imana itugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana tuza gusanga mu Bagalatiya. Bagalatiya ibice byaho 5. Uradusomera umurongo wa 13. Abagalatiya ibice byaho 5. Urasoma umurongo wa 13, hanyuma uraza gusimbuka usoma wa 16 ukomeze ugere ku wa 26. Okay. Abagalatiya umurongo wa 13. Bene data mwahamagariwe, ngo bene data mwahamagariwe umudendezo, ariko umudendezo wanyu ntimukawugire urwitwazo. Ariko umudendezo wanyu ntimukawugire urwitwazo. Mwakurikiza ibya kamere, ahubwo gukurikiza ibya kamere, ahubwo mukorerane mu rukundo. Kuko amategeko yose asohora mu jambo rimwe ngiri ngo ukunda mugenzi we nk'uko wikunda. Ngo kuko amategeko yose asohorera mu ijambo rimwe ngiri ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Mana itugirire neza. Reka dusimbuke tujye ku murongo wa 16. Umutwe w'amagambo urabanga imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Haravuze ngo 16 nk'uko wari ubivuze. Haravuze ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ndavuga ni muyoborwe n'umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Uretse masome nta kibazo, kuko kamere irarikira ibyo mwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma
ibyo mushaka gukora atari byo mukora, ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana. Ni Abakristo Yesu babambanwe na kamere n'iruba n'irari byayo. Niba tubeshwaho n'umwuka, tujye tuyoborwa n'umwuka, twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirirana amahari. Twakire neza ijambo ry'Imana. Reka tuyafatanye n'amagambo ari hano mu gitabo cy'Abaheburayo, rwandikiwe Abaheburayo. Imana itugirire neza. Turasoma ibice byaho 4. Reka mere ku murongo wa mbere, ndaza gusimbuka ngere ku murongo wa 12. Nuko rero ubwisezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nkaho atarishyikira. Kuko natwe twabwiye ubutumwa bwiza nka babandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Naho twebwe ubwo twizeye twinjire muri ubwo buturo. Muri paranteze mu dukubo handitse ngo ubwo yavuze iti narahiranye umujinya wanjye ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Dusimbuke tugere kuri 12. Kuko ijambo ry'Imana ririzima, rifite imbaraga, kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambira. Nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Twakire neza ijambo ry'Imana. Nshuti bakundwa bakristo bene data, ijambo ry'Imana riravugana nawe uyu mwanya. Hari imirimo twumvishe yitwa imirimo ya kamere, twumva cyangwa se imbuto za kamere, twumva n'imbuto z'umwuka wera. Imana itugirire neza. Imana iri kukubaza muri uyu mwanya, uri kwera izihe mbuto? Ese ufite imbuto za kamere cyangwa ufite imbuto z'umwuka wera? Imana itugirire neza. Zaburi ya mbere haravuga ngo hahirwa uticarana n'abakobanyi, udakurikiza imigambi y'ababi. Imana itugirire neza. Mana yavugana nawe, iravugana nawe mu Kristo. Mu gihe nk'iki ngiki itorero rya Kristo ribaye igitutsi ku isi, ariko rigizwe igitutsi n'umukristo, n'uwitwaga umukristo, n'ababandi twitaga bera, twitaga abakiranutsi. Mana itugirire neza. Hahandi uri gushaka umushumba ukamubura, wareba pasiteri ukamubura, wareba umuririmbyi ukamubura. Mana itugirire neza. Mana iri kureba abantu bayo ikababura. Mana iri kureba insengero ikabona zirarangaye.
Isengero zirimo intumbi gusa, nta bantu bahari, iraza gushaka abantu bayikababura. Mana itugirire neza, mu rusengero nta bakristo bahari, nta mushumba uhari. Mana yambwiye ngo ntabahari. Kubera iki mutagaragara imbere y'Imana? Mana yambwiye ngo ntabahari. Kubera ko bamaze kwizandika mu by'uyu mubiri, bamaze kwizandika mu by'isi. Mana yambwiye ngo mwibuke, nta waba umusirikare ngo narangiza yishire mu by'uyu mubiri. Sorry. Ngo narangiza yishire mu by'uyu mubiri, ngo abakinejeje wamwandikiye ubusirikare, ngo abakinejeje shebuja. Ariko Imana iraza mu rusengero, iraza mu rusengero musengeramo. Muri ADEPR nta bantu bahari, muri Anglikani nta bahari, amadini murayafite, mwabaye abanyedini kurusha abanyetorero. Mana itugirire neza, Mana ifite agahinda, Mana irababaye. Itorero rya Gikristo ribaye igitutsi ku isi hose, kugeza ubwo abantu bagiye kwifuza kuba mu Bisilamu, kugeza ubwo abantu bari kwifuza kuba Ababudisite, kubera ko niyo madini atari kubonekamo ibibazo nk'ibiri mu itorero rya Gikristo. Mutumye intama zitarara, mutumye abantu bibaza aho bakwiye gusengera. Imana irababaye, irababaye, irababaye. Wowe uri kwera izihe mbuto? Ese mwibi byiciro usanze uri mu kihe cyiciro? Wisanze he? Wisanze he mu Kristo? Mushumba wisanze he? Ese inshingano wahawe urabona izo nta muzazigezayo? Niba Imana ikureba ikakubura, ikabura buyoboye, ni impumyi iyoboye indi, nta kintu uretse kugwa mu rwobo. Mana itugirire neza. Torero ryuzuyemo abanyamashari, ryuzuyemo abanyamagambo, nimwe mwirema ibice, nimwe mugera mu ngo zanyu ugasanga ni umuriro, nimwe mwita mutarama n'abandi muvuga ibidafite umumaro. Mana itugirire neza. Ni mwebwe murimo muhuguza iby'abandi, ni mwebwe muri kurya imfubyi n'abapfakazi, ni mwebwe mutakigira urukundo, ni mwebwe torero, torero, torero. Mana irababaye, Mana irababaye. Yesu yaravuze ngo ninjye muzabibu w'ukuri, mukaba amashami yawo, ngo Data niwe nyirawo, ngo niwe uwuhingira. Aravuga ngo ishami ritera imbuto, ishami ritera imbuto araritema, akarishyira hariya bakarishugunya mu muriro, ngo ariko iryera imbuto, ngo aryanganyaho amahage, ngo kugira ngo ryere imbuto nyinshi. Haravuga ngo nimuguma muri nje, magambo yanjye akaguma muri mwe, musaba icyo mushaka muzagihabwa. Ariko se ko ari ishami rya Kristo, uyu munsi uri kwera izihe mbuto? Ese ahubwo uri kwera imbuto cyangwa uri rya shami rigiye gutemwa bakarishyira mu muriro? Uri hehe mu Kristo? Uri mu kihe kiciro? Ndagira ngo uza kusoma Yesu ababwira gusenga, abigisha gusenga. Yaravuze ngo Data uduharire ibyaha byacu nk'uko tubabarira abaducumuyeho. None kubabarira byarabarambiye, ntabwo mushaka kubabarira.
ese Imana ni kubabarira nk'uko uri kubabarira? isi izarinda irangira warababariwe, cyangwa kutababarira bikujyanye Gehinomu? Mana itugirire neza, Mana itabare, Mana y'umwijuru gutabare mu Kristo. Nimbura wa Kristo koko, hamya kuri wa Kristo, ugende nka Kristo, ugende nka Kristo, wambare nk'uko Kristo yakwambara, uvuge nk'uko yavuga, ukore nk'uko yakora. Nimbura ambasaderi w'ijuru hano mu isi, iri bendera urarizamuye cyangwa ryaramanutse? Iri bendera wararizamuye cyangwa wararimanuye? Ese ukureba kubona nka ambasaderi ijuru ryatumye mu isi? N'ijuru bafite amasiko y'umugeni uzanesha iyi si na Satani n'umubiri, ariko se urabona uzagerayo? Niwireba urumva uri kwera imbuto zizakugezayo? Uri kwera imbuto ziryoheye abagenzi, cyangwa uri nka wa mutini Yesu yagiye kureba, akareba uburyo utoshye, yawugera imbere akaburaho n'urubuto rumwe, akawuvuma ukuma? Mana itugirire neza, Mana itabare itorero. Mana yambwiye ngo mugarukiraho, mugarukiraho torero, mugarukiraho. Nezererwa Imana yambwiye ngo nubwo bimeze gutyo, mukaba muri kwigira gutyo, ntabwo ijuru rizabura abaritaha. Yambwiye ngo ijuru ntirizabura abaritaha, kuko yaremye ubwoko budashiraho. Niwanga gukiranuka, izahagurutsa n'impinja zivuka, ariko zizayikorera, zizataha ijuru. Hari ubwoko budashiraho, uzanga gukorera Imana ni inyungu zawe, kuko kubona ubugingo ni inyungu zawe. Ntabwo Imana izabura abayikorera. Bakristo, Bakristo, mwumviye imburi bigishoboka, ukorera Imana bigishoboka. Hari uri kuvuga ngo nzihana ejo, ejo ntabwo ari ahawe, uziye ushigaje, uziye umaze ariko ntuziye ushigaje. Uyu munsi wakwirirwa ariko nturare, warara ariko ntiwirirwe, gihora uzirikana icyo ngicyo. Kandi umurimo data yaguhaye, uko byagenda kose azakubaza uburyo wawukoze. Biriya itubwiye ngo iki? Iravuga ngo hari ubuturo abantu bateguriwe, abakristo bateguriwe, ubuturo bwera. Ariko ivuga ngo iki? Iravuga ngo hari abigishijwe ubutumwa bwiza, ariko ntibabwakirana umutima wizera. Abo ngabo byababereye ubusa. Ese wowe kwizera kwawe kuri he? Hasi haravuga ngo ndirahiriye ntabwo bazinjira mu buturo bwanjye. Birivuga ngo isi, ravanga ijambo ry'Imana n'inkota ityaye, ibasha gutandukanya umwuka n'ubugingo. Wumvishe byinshi, kuri social media barakubwiye ngo ihane ntiwihana, va mu byaha wanga kubivamo. Mu rusengero warabibwiwe wanga kuva mu byaha. Mushumba wahamagawe ukorera Imana, uterera umusozi, iyo ntebe wagiye kuyicaraho warayisengeye ariko uyigezeho. Uzamura intugu zisumba ijosi. Imana irambwira ngo ije kubacisha bugufi, ije kubacisha bugufi. Mana itugirire neza, Mana ije kubacisha bugufi.
kuko mwananiwe gukurikira Kristo by'ukuri. Iravuze ngo ibyo mukora byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa imbere y'abahamagaye, imbere y'Uwiteka uzababaza ibyo mwakoze, imbere y'Uwiteka ibyo dukora, ibyo mukora bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa. Imana irambwira ngo garukiraho, wongere ugarukira Uwiteka nawe azakugarukira, uhunge Satani nawe azaguhunga. Data wo mu ijuru akugirire neza, aguhereze umugisha. Wowe ijambo rigize aho rikura naho rigushize, wowe ufashe umwanzuro wo kuva mu byaha ugakurikira Kristo kandi by'ukuri. Imana ikugirire neza, Imana iguhereze umugisha. Wowe utari waranakiriye agakiza ariko ukaba umenye neza ko hari ubundi buturo kandi buzagerwamo n'umukiranutsi, n'udakora ibyaha, n'utayoborwa na kamere, n'utari mu busambanyi, n'utari mu bujura, n'utari mu bwicanyi, n'utari kuroga, utari mu magambo, utari mu mashyari. Abo nibo bazataha ijuru, batari muri ibyo. Mana itugirire neza, hahirwa uticarana n'abakobanyi. Mana yavuga kuri muri icyo gice rawanga inzira z'abakiranutsi irazizi, inzira z'abakiranutsi irazizi, ariko inzira z'ababi zizarimbuka, nabo barimbukane nazo. Mana itugirire neza, Mana iguhereze umugisha. Wowe wumvisha ubu butumwa ukaba ugiye kubusangiza benshi, kandi ukaba ugiye guhindukirira Data nawe araguhindukirira. Shalom shalom. Isabaho umugisha, kandi reka tukubwire nawe uragabanukiwe. Ndavuga ngo Yesu agumugisha. Amen. Ni ukuri rwose, Imana itanga umugisha, ikora ibishoboka byose, irebe icyo ukwiye cyangwa se mu byifuzo wari ufite, nawe Imana igusubize. Reka dushimire abantu batangiranye natwe, bakabasuzanyije natwe, kandi tunababwire tubashishikariza gukanda subscribe ndetse na like na share ndetse na comment, kuko ibyo ngibyo biradufasha cyane, bikadushimisha cyane, kuko baba badufashije ivugabutumwa. Ni ukuri, kandi Imana y'amahoro ireba imirimo y'abera, igira imirimo yabo bakora buri munsi. Ni ukuri Imana y'amahoro ijya ibagirira neza. Rero ndamya neza ko turasojeje, ariko hari ikibura, ndumva watambutsa nimero, asigaye ubundi ikindi mwuka yagutegeka. Gashobora kuba ari na message wenda yanyuma ufite, simbizi, ubwo urayitambutsa mu izina rya Yesu, nta kibazo. Murakoze cyane. Message zo iyo nagombaga gutambutsa niyo, nibyo nagombaga kubabwira nibyo. Reka mbahe nimero za telefone, umuntu wese wifuza kuvugana nanjye cyangwa kubana natwe muri groupe abasirikare ba Kristo. Ni groupe irimo abana b'Imana bari mu bihugu bitandukanye, kandi tuvugamo Imana gusa, turasenga, tukafashanya mu buryo bw'umwuka. Imana yo mu ijuru iguhereze umugisha wowe. Reka mbahereze nimero za telefone. Nimero ya WhatsApp ya groupe ni 07 gatatu 9573670. Nimero yanjye ya MTN nayiba kuri WhatsApp ni 0789330736. iyo iba kuri WhatsApp, nayo wayimbonaho, unampamagaye bisanzwe nta kibazo. Ndabakira mwese. Reka mvuge ngo nibyo. Bureka rero dufatanye gusenga uyu mwanya. Wowe wumvishira ijambo ukaba utsinzwe naryo, wakira imbabazi z'Imana, kandi nawe ufite ibibazo bitandukanye, reka dusengane rino sengesho. Ndagushimiye Data mwiza, ngushimiye kuri Imana idukunda. Jambo ryawe riravuga ngo abo nkunda ndabacyaha.
ushimwe ko uri Imana idukunda ndetse ukadukebura mu gihe cyawe gikwiriye. Ndagushimiye Uwiteka, ngushimiye kubw'aba bantu bumvisha ubu butumwa kandi bakaba batsinzwe nabwo. Data baciye bugufi mu mitima, nyemerera Data amaraso ya Yesu yongere kubeza, yongere kubatunganya, mbongere guhinduka ibyaremwe bisha mu izina rya Yesu. Kandi abari mu mirimo yawe Data itandukanye bayikora nabi, ubahe kuyikora bikwiriye, ubahe kuzuza inshingano uko wabahamagaye. Data bariko baguma Mwami Imana, ndetse ubahindurire, ubuzuze nk'umwuka wera kurusha, bakore ku maso kurusha, bakore ku matwi kurusha mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Data mwiza, n'uyu wakiriye agakiza ari ubwa mbere, nyemerera Data umuhindura icyaremwe gisha, ndetse amazina ye uyandike mu gitabo cy'ubugingo, kandi umuhe adresse y'idini akwiye gusengeramo. Urakoze mubyeyi mwiza, nyemerera kandi dusengera abarwayi, dusengere Data abarwayi bari mu mpande enye zose z'isi. Mwami urakiza, turabizi, dufite ibihamya Mwami kukiza indwara zose, nta nimwe kunanira. Ndagushimiye kuri Imana ikijije abarwayi, ndagushimiye kuri Imana wishyuye amadeni, ndagushimiye kuri Imana iremye akazi ku bashomeri, ndagushimiye kuri Imana wongeye kuritura imisozi n'inyanja abantu bari kogamo z'ibibazo. Urakoze mubyeyi mwiza, ndagushimiye kutanze umugisha ku muntu wese wumvishije iki kiganiro ndetse akagisangiza benshi. Urakoze Papa, nuhe umugisha n'abakoze subscribe kuri iyi channel mu izina rya Yesu, amen.